nagwa nka 38 mirongo itatu n'umunani. wowe ufite ingahe? Ako sinigeze nivuga. Eh? Bro, I have 24. Mfite imyaka 24. Are you for real? For real. Nduza 25 this month. Kuri 27. Chris, uzi ko ubu ngubu muri Kigali nabizi ko ugenda muri Kigali. Yeah. Uzi kuntu Kigali iteye. Umukobwa wa 24 w'umusire abafite body counts zingahe? Body counts? Kamubwira, let me be real. Uko mbikeka tu. Uko ubikeka umukobwa nyine usirimutse. Ese narabivuga umbangubaza ka. Umuntu yemerewe kuba yagira body count like at what age? I don't know, body count jewe ndibaza ko zishobora kuba no ku muntu mukuru no mutoya ariko Kigali biri legal, like ni imyaka ingaho umuntu ashobora kuba yavuga ati biremewe ko wagira body count, doesn't matter. 18 mu Rwanda 18. So there will be maybe 10. 10. Yaba afite nka 10. I guess. Umukobwa w'i Kigali yaba afite body counts 10. Yeah. Niba aba yemerewe bode ko gutangira gusambana afite imyaka 18. Batangiye gukoresha bana we. But that's it. 10. Ngo magambo tagiye gukoresha amana. Sibyo? Wo ushaka kurongora umukobwa ufite body counts 10. Gukora ubukwe kumushaka. Gukora ubukwe yari ukundi kurongora uzi wowe. Nyine ndi kubaza yida kujya mu rukiko cyangwa ngo ushobora gukora mariage n'umukobwa ufite body counts 10. Okay, ngiye being real nabikora kuko nanone at the end of the day it doesn't matter ngo umuntu yaciye mu biki, as long as mukunze twahuje. Okay, nabanze ngabimubaza nkabimenya ko ariza afite nkavuga na okay nta kundi tu nababara mu gace ariko I can do that mukunda tu. Iki kibazo ni cy'abantu bari muri comment. Abanyarwandakazi Chris Easy afite imyaka 24, njyewe yampaye 38. Mumfate nanjye munshire ku myaka 24, njyewe na Chris Easy ninde mwiza? Niwe muhungu mwiza. Bro, stop tripping, bro. A little one. Ni njyewe na Chris Easy mumpaye imyaka 24 Chris Easy afite. Njyewe nanjye mukayimpa ninde muhungu mwiza kuri hano mutoranyeho? Nanjye bansebye kabisa. Mera nkaho wiryagira gutya ngo. Wasinge. Isi nihigeze. Isi nihigeze. Isi igeze mu kwirya se? Bro, see the comments. Easy, Chris. Dumba nta musatsi ugira. Chris is the best. Chris, Easy, Chris. Dumba ni mwiza Chris. Nanjye mfite mbago. Ni wowe, ni Chris. Chris gira ngo urabona abantu bankurikira benshi bari igitsina gore. I know. That's why I'm here, man. That's why I'm here. Niyo mpamvu naje. Nase ufite girlfriend cyangwa urava hano mufite? Tumbaga mubwiza ukuri. Ndi kwiyumvamo, ndi kumva ngiye gukunda umuntu kabisa. Reka. That's the situation ndi makakanya. I feel like I'm falling in love. Kubera indirimbo se? Oh yeah, ngiye bivuze like Chris Easy nkanjye. Uko n'ukuri cyangwa uratwikura? Zikundi uri twitse. Oh yeah bro, I'm loving someone ngiye ndi kubyiyumva moto. Urumva ugiye gukunda umuntu. Kabisa, I'm sure can. Nubwambye mbivuze ariko that's real, that's me. Ntabwo urakunda se? Icyo ushatse kuvuga? Oh yeah, narakunze ahubwo narimaze igihe nakunda. Wakunze nde? Nakunze abakobwa, se nakunda abandi ba. Kuva warakwiza imyaka 18 umaze gukunda abakobwa bangahe? Ku myaka 28. Uzikora ngiye bwa mbere nkundana nigaga mu Wigaga? mu wa gatatu primaire. That's the first time nakunze umukobwa.
Okay, waramukunze ni mwakundanye. Urumva iyo story nanayivuze ejo bundi nigaga boro yitwa Kagasunda. Nihe nayagana hi Kigali. Ni Kimisagara mu Kamenge Nyakabanda. Then niganaga na Kinisol by the way. Igikuri. Nganyumvira kumana. Ako ntabwo bya Kinisol twariganaga. Muri primaire mwigana na Kinisol. Kabisa twariganaga. Then uwo mu baby yari umwana usa nk'abashinwa ku boro mwiza w'inzobe cyane. Ariko ari umunyarwanda. Yari umunyarwanda ahubwo yari umetisi I guess. Then arangije umukobwa ndamukunda ariko urumva ntabwo nari kwimubwira nari kagufi imeze ukuntu kandi ari umukobwa umuntu umeze fresh ntabwo abimubwira ngo ndagukunda sinenzi nuko babivuga. Ahubwo I tried ndavuga ni ngomba kuzagetting attention ye ahubwo ngomba gutuma anyitaho nanjye nyine. Bro byarangiye nabi ariko byarangiye twari turi gukoropa there's kuno babashyaga ama group yo gukoropa nyine urabona kana kamaraza gukoropa ishuri no munsi turi kumwenge nawe turi gukoropa. Mbona nanyitaye sinzi kuntu nashidutse mu kubisura ishyira uri serious just kugira ngo mbona attention ye ntabishaka. Kasa nyanga. Tamura twika. Twika ikikora wakubise umukobwa urushi wakundagara kwanga. Urumva nge najyaga ngo anyiteho. Kwa kundi unshaka kuzobena nkagukoraho ni look at me. Skusetsa. Izi miliyoni 7 zirabura 2020. Indimba ya flop zigira miliyoni 7 ni yahe? Ni kamuga. Fropiana ifite miliyoni 7. Fropiana nawe. Folomiana. Ako manzi ko mutera ama blague mugatuma n'umuntu ugasanga ari umuntu muri comment waje ngo flop. Umanda biriyo nkamwe ariko umuntu. Ako kagamo ndabizi kababaza abahanzi. Uzi gukora indirimbo from scratch video audio ukayisohora ukana umusaza aje ngo flop. Ugasanga ndumva ari barayita Fropiana. Ariko nanone umuhanzi utamenyereye ibyo bintu yanasara tu. Ariko nyine ibintu bamugomba kwima. Nk'ubu ngubu hari nk'akantu ndimo ndakora kitwa gusabiriza hano. Nk'ubu ngubu abantu baguhaye gift ziriho amacoin 500 bajyangwa akazi muri hano urabona iyo mibare iri hejuru yani so 557 niyo gusabiriza se buriya ntabwo urasabiriza ntabwo turasabiriza turaza kugera muri ahantu dusabirize you wait ariko mana yanjye turaza kugera ahantu dusabirize ako duri kamanze mvuge kuri ako kantu hari abantu hari quote nigeze kubona nayo kuri Instagram kuba blogger nka babiri bari kuvuga bamwe mu bahanzi bacu bakuru nyine ngo bajya kuri live ya za TikTok. Bruce Melody hari Melody hari Melody ariko numva ari mukuru bavuga hari na Bushari na Fireman na Fireman hari nayibonye ngiye numva ndaraka ariko ndavuga ni okay ntacyo nabivuga reka mbyihorere. Ariko ngiye ikintu mba mbona umuntu wese wafata kuba umuhanzi yakegera abantu be kuba umuhanzi yakegera abakunzi be kugira ngo baganire akabyita gusabiriza banumva muri we hari akaza kora nyine siko yagenewe cyangwa akazi tu that's niko nge mbifata. It's somehow nonsense cyangwa it's somehow disrespecting ku kintu wumva yuko ni nkuko naka-uploading indirimbo kuri YouTube ukavuga ngo izamemba ngo ndi gusabiriza amafaranga. What's that? Wabonye uri muraza kuno twari turimo narindimo ndakina game na Godfather. Niwabonaga ko nimo ndabwira abantu ngo tap ngo mumpe ubu ngubu mumpe oya mwanza gukora biriya nabyo biriya ntabyo wakunze. Oya nanone ngo ntabivuga nkasabaraga crop inze ba biriya rero Bruce Melody araza akabikora. Oya naga bikora uko bikoraje sinzireba se wararuha ndazireba ariko nagaza nkakura kwawe Bruce agakina kuriya kuri ubikora kuri amukanya ubikoze
nabyanze noneho ariko bantu uramubeshye n'ukuri ntabwo yabikora n'ukuri Bruce ajyaza agakina agasabiriza ndongera nzisubire muri nsanga yarabikoze kuri ndagira icyo mbivuga ariko ari none agashobora ngarabeshya bari no kugutamana Bruce yarabikoze soma comment urabeshya hari abari yarabikoze Bruce Melody yarabikoze dore muri comment bari barabivuga ariko bitandukanye nuko okay anjewe ndibaza ko Bruce Melody no yabikora nta kibazo Bruce one of the things arusha abandi bantu azi gutrying ibintu mutinya kubisikinga and then bimwe akabibona bimwe akabyanga like njyewe ntacyo munenga ariko urabizi ko nkunda gutebya I know no kugira ngo abantu bibagwe mu matwi ikintu nkunze cyane nkunze kuvuga ibintu kugira ngo nihagire uwundi muntu ubivuga adakunda abahanzi rero bigatangirira iwanjye bikabura uwuza kubitiza umurindi ataba ari inyuma that's one of the reason njya mvuga amagambo usanga ntashobora kwita nka niyo Bosco impumyi sinshaka uwundi muntu azabimwita cyangwa igikuri ushobora kubivuga gutyo muri blague like tugaseka ariko harushaho kubivuga bigasoundinga weird kandi bigasoundinga nabi yego rero tuba twarangize kubikata bitari marajya ahantu bijya so Bruce I feel like Bruce agerageza ibintu byinshi kandi byinshi ajya agerageza akabitangira mu kaza kubikora yeah of course cyane Bruce nanjye personally sinavugira abandi ariko hari ibintu byinshi cyane Bruce akora nkabyiga tu cyangwa nkabyigiraho tu ni ikihe kintu Bruce yakoze we wamwigiyeho ubu ngubu ushobora gutestify hano tumanyaje okay nshaka kutajya muri details ariko ikintu cya mbere buriya Bruce ntangira gukora afrobeat na umuntu utazi umuziki ashobora kutabyumva ariko nabanje ndeba sound ze nk'eshanu like personality ye like steps nk'eshanu ziri mu bintu agendeyeho buriya nkora za faster hari ibintu butasobanura mu magambo bisobanura muri studio ariko the way he does things muri studio it's one of the things nize uko akora indirimbo from scratch nabyigiyeho ikindi ukuntu yigira umuntu wundi nyuma y'umuziki like the person ari we nyuma yo kuba Bruce Melody ukuntu abyasociatingana na Bruce Melody bigahura akaba yazangaha ukumva ari kuvuga nk'umuhanzi the same time ari kukuganiza nk'umuntu usanzwe that's something too nkunda cyane dusubire inyuma nidute question yanjye ni iki cyatumye umara igihe kinini cyane udakora like utarimo urasohora uwo mwaka well umwaka ushize 2025 umwaka kuri Chris Easy wabaye mubi cyane ko no mwaka nabuzemo inshuti yanjye no mwaka mama yapfuye mama yitabye Imana rero urumva kimara kwitaba Imana na I got depressed niko navuga nagiye muri depression ikabije cyane deja no kugaruka mu muziki ibintu hari igihe uko barana trying no kumukorera akaririmbo kugira ngo na getting back to work vuge no okay mama yitabye Imana ariko I have to keep going ariko still umva wapi kabisa so that's the main reason why byari byarahagazeho gakeya but I'm fully back so you're fully back ubu ngubu ntabwo ugifite ntabwo ugifite ya sorrow yo kuba warabuze umubyeyi so igihari nuko nyine buri munsi ntibyabura nyine birakugaruka sinzi nabyita kugaruka bikuzamo ariko nyine ubu nge nize kubana nabyo in everyday's life ese papa wawe muba muri kumwe mu bumufite uramufite papa nawe yitabye Imana muri 2014 so ubu uri imfubyi yuzuye ku myaka ya 24 true nagutinye oya ngira ubwoba bwinshi cyane kuko bwa mbere like dada kitaba Imana numvishe yari ubwo ariko nari nkiri umwana nta nshingano nari mfite navuga ni mama araharisha kwa kundi uvuga uti ikintu cyose cyaba mama araharangiza cyangwa arana abana ariko ubu ngubu like byampaye nyine gukura ahubwo cyane byamaye gukura cyane ntaho ndi Chris ufite 24 like I'm someone else nyine bitewe n'ibiri ku ruhande navuze so byangishije gukura ubwo bwoba kandi manumva yuko ngomba kubukoresha neza kuko
hari ababa bagutegeka